Sindaba umugabo tu ariko nanjye numva gushaka umugore umwe urumva mukabana urumva imyaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu mba numva ari hatari. Ya reka nongere mbahe ikaze ku Muhazi TV nongera kugira mu basabe kujya mukore subscribe amakuru yo ni menshi atandukanye. Uyu munsi twatembereye turi mu gisatono nakwita ngo ni icya comedy aho turi kumwe n'umusore umwe mu basore navuga ngo bari kuzamuka neza mu mwuga wenda wo gukina ibintu bya comedy. Agiye gutangira twibwira ariko abenshi muramuzi muzi muraza ubwo muraza guhita mutungurwa. Tuguhaye ikaze. Ya murakoze cyane Ariko waje muri ya style yawe. Yeah, ladies and gentlemen, this is Makanika. Mubeja. Makanika. Wese mbambareba. Ndakeka ko abantu basanzwe bakuzi uyu munsi bakubonye ku Muhazi TV. Umeze gute? Yeah, ibintu ni fresh. Nishimiye kuba ndi ku Muhazi TV lakakanya. Yani fresh sana ari men. Makanika hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo comedy ngo hari ukuntu abantu bavuga ngo ushaka kugira ngo bikine wenda mu buryo bwo kugira ngo usetse abantu. Ese ubundi ubikora mu buryo bwo gusetsa abantu cyangwa ubikora mu buryo wenda bw'akazi wenda busanzwe? Ambo twatangiye ari ibintu byo gusetsa abantu gusa ko umuntu agenda akura abiho umwanya munini yani ko bigenda bihinduka akazi tu. Twatangiye nyine kuvuga ati abantu baseke tubona abafana dukore femu ako iminsi yagenda ishira tu nagiye nyine umuntu akura mu bwonko avuga ati bya bintu siko byavamo akazi ahubwo kuri muri aka kanya navuga ko ari akazi tu. Ibi bintu bimazemo igihe kingana gute? Ni umwaka umwe. Umaze kubyimba umwaka umwe wose urawubyimbye igihe cyose man ibi bintu mubivanaho ubundi? Urebye ni impano umuntu avukana ko ibi bintu dukora nta muntu wese usanzwe wahita abikora gutya cyenyege ni ibintu nyine biba bikurimo tu. Yego ntabwo umuntu amazemo igihe kinini ariko urumva umwaka ukora byanga bikunze hari intambwe ugomba kuba umaze gutera tu. Hari ukuntu wenda navuga ngo iyo uretse wenda bya comedy n'akahe kazi kandi ubona ushobora kuba wakora? Kandi kazi numva wenda nakora acuruza cyangwa se nkaba umuhanzi. Uririmba R&B cyangwa uririmba hip hop? Byose ndagerageza tu. Byose uragerageza ni cyese muri cyo apara kuvuga ngo wenda ngo ndirimba ngo hip hop? Ni wenda ga hip hop gatutu ariko ndumva nari muri mood yo kuririmba gusa. Uri muri mood ya comedy? Mirongo nge ndumva narayibagiwe tu. Kubera igihe umuntu aba amaze ewana. Jeannette ari gukora akazi. Oya man. None reka noneho tujye mu buryo wenda nakwita ngo bwa comedy muri rusange ubona rimaze kugera ku kihe kigero niba hano mu Rwanda? Comedy nose nimba wabonye no show neza urumva nimba witegereje iyi show twabakore hano urabona ko ari ibintu yitabiriwe cyane kurenza urundi rwego wenda umuntu yabitekerezaho to. Ubwo nyine bigaragaze ko comedy hari indi ntambwe yateye kurenza wenda uko byari bimeze mbere. Wagira ngo ni umuhanzi wo hanze waraye ngo ni Pato Ranking cyangwa Mr Easy. Urabona ko ari ibintu fresh kabisa. Akabazo k'amatsiko ninde muntu wenda wireferaho wenda mu bijyanye no gukina comedy hano mu Rwanda? Urebye mu bijyanye no mu byo gukina comedy mu Rwanda sinzi ko namubona urumva kuko ngere n'ibintu bya comedy rega nge ni ibintu biba byarangwiririye man. Sinakubwira ngo yego mba mbemera ariko ntabwo navuga ngo uriya niwe cyitegererezo cyanjye nawe no kwisabwa nta muntu w'umukomedi ngendeberaho man. Ni ibintu nyine byanjye nkora tu numva bindimo simba nirefera ku muntu runaka. Nese nta muntu ugira nakwita ngo wenda nawe ufana kugite uvuga ati uyu mujamwa arabikora kandi mbona bizi nge niyo muntu nireferaho. Nshobora kumufana ariko sinamwireferaho. Abo mfana bo ni benshi rwose barahari haba mu Rwanda haba no hanze y'igihugu sibyo ako nyine kumwireferaho oya. Gusa hari igihe wakora akantu nkavuga urakoze neza bikango wenda ko nanamwigana ariko ni gake cyane. Ubona igihe nkora ibintu nyine byanjye tu numva nabi wakunda umuntu avuga ngo abonye idahandi ngagiye kuyidevelopa ngayishakira ibindi bintu
wapi kabisa njye nkora ibintu byanjye mana niyo mpamvu ku giti cya ubu ngubu nta muntu nakubwira ngo uriya niwe cyitegererezo cyanjye. utari wakora kano kazi kuba komedi wakoraga iki? Ku bijyanye gukora wenda ikintu gishobora kuba wenda cyakwinjiriza amafaranga ubundi buryo. manu akazi umuntu aba aragiye akora ni kenshi ibiraka bigiye bitandukanye gusa nyine wenda ku bijyanye wenda n'ibintu wenda bya social media urumva wenda mbere ho nari umuhanzi. Nari umuhanzi ngira ngo nawe urabizi narabikubwiye inshuro nyinshi narabyibagiwe waragoswe mana ariko nyine niko bimeze tu. Reka nkubaze akabaza kw'amatsiko nanjye n'ikintu nanjye nibajije nonaha ukeka ko umuntu wazanye ishuri we yize umuntu wazanye ishuri hari ibintu njya numva wenda bavuga ngo ni amayeriyeni urumva wabona byarazanywe n'amayeriyeni mani kuko umuntu cyabivajuru ni ibivejuru bavuga ko ari byo bintu bifite ubwenge burenze ubwa muntu tu. ese ubwo niba byarazanywe n'ibivajuru ubwo ibyo bivajuru byaje ryari byaturutse? ariko nemera ko hari n'abantu Imana iba yariremeye urumva ikabaha nyine ubwenge butandukanye n'ubw'abandi tu. Reka ariko aribo bantu bazanye iryo shuri kugira ngo abantu bajye baryiga. Aka ni kabazo k'amatsiko umuntu wakoze amafaranga we yahembwe iki? Umuntu wakoze amafaranga ubona baramuhembye nka zahabu. Gute tusobanure? None se suzi ko ushobora ubundi bavugaga ko kera sibyo umuntu yabaga afite nk'amafaranga undi ntayo afite undi wenda ufite ibishyimbo njye ufite amafaranga ukama ibishyimbo nkaguha amafaranga cyangwa nkaguha amafaranga ukama ibishyimbo. Bivuze ko n'umuntu wazanye amafaranga hari icyo yarayakoze nawe bagira ibindi bamugomba wenda umuntu atahita asobanukirwa ariko wenda birahari. Cyangwa se akaba ari abana wenda bari bayoboye isi avuga ati ibintu bizafasha abantu urumva mu bijyanye wenda n'uburyo Imana iba yarateguye ukuntu abantu bagomba kuba ku isi. Ku giti cyo urumva ko ubwo yahawe zahabu? Oya wenda n'urugero wenda ntanze sibyo wenda hari n'ibindi birenze zahabu cyangwa se biri munsi ya zahabu wenda ashobora kuba yarahawe cyangwa se akaba ari uburyo mbitekerezamo ariko atari byo tu. Ni ku giti cyanjye wenda sinzi ko abandi ariko babitekereza. Ibyo byose reka tuvuge ngo se ntabyo tuzi ikintu yahembwe yahembwe zahabu tubwite ngo iki? Kugeza ubu ntawe wamenya icyo yahembwe kugira ngo ntabyo nzi tu gusa nyine wenda ni zahabu cyangwa se akaba ari hari n'abantu bifashiriza abantu tu. Ese nari umuntu ushobora kukubakira inzu akubwira ati iriya nzu ndayuza ntacyo uri bumpaye ku buntu tubashobora kuvuga ati kano kantu ni keza cyangwa nk'uko umuntu akora proje abantu barayikunze ubundi bakayisapotinga tu. Nkeka wenda ko ari bwo buryo amafaranga ashobora kuyakozwamo bwa kabiri urumva wenda kuvuga ati aka kantu kafasha abantu kankakore akagakora akabona karakunze kavuga ati ziko bya bintu ari byo koko wenda bagakomereza gutyo tu. Icyo reka tukiveho reka nkubaza kandi kantu ariko ntabwo ngiye kubikwifuriza n'ikibazo nk'ubu nonaha baravuze ngo uzapfa ejo 2:30 ubu turi maze ngurebera isaha ubu turi 4:43 uzapfa ejo 2:30 wakora iki nonaha? wabanza ugasenga ukiyeza. Wasengera iki? Ufite ibihe bya suzi ko se umuntu akivukana icyaha nyine wenda twe kwita kuri kamere ya muntu sibyo ntawe ubura ibyaha. Nshobora gucumura wenda ntekereje nshobora gucumura ntukanye se urumva ibyaha byo ni byinshi abantu babizi ko n'intungane ngo bwira 17 ubanza ukihana ukiyeza wenda n'iryo juru bavuga umuntu wenda akazaritatu ibindi wenda byazanye. Dusoza ikiganiro cyacu n'iki wenda wabwira wenda ba bantu bakunda ibihangano byawe n'iki wabwira ba bantu bese nabo bakora nk'ibyo ukora muri rusange cyangwa bifuza kuzatera ikirenge nk'icyo wowe watimaze gutera? Ikintu nabwira nyine abantu wenda bankurikira
ko nyine bagumya kunsapotinga mu buryo bwo gusapotinga umuntu burya si amafaranga tu sapotinga umuntu harimo amafaranga harimo ibitekerezo ni byinshi umuntu wenda ashobora kuba yakora. Ikindi wenda wifuza wenda kuza muri uyu mwuga biragora gutangira nanjye ndibuka umuntu atangira yarasitaragorinze bikaze yandi wanasharingaga iki video nk'abantu wenda nka 200 cyangwa 300. Hari abagifungura hari abatagifungura, hari abakwihorera ntibagusubize, hari abagushyiraho wenda bakwikiza nyine ni ibintu byinshi nyine bitandukanye bishobora kugucalenjinga ku buryo wabireka biba bibaho tu. Ucitse intege watubireka kandi nanjye njya nibuka avuga ati nk'ubu ngubu ntangiye nk'aka kanya nahita mbivamo kuko nibuka nyine uburyo nasitaragoringaga nkumva icyo gihe n'ikibaho urumva nabonaga bidasanzwe tu. Gusa ubu ngubu ibintu bigenda bicamo pole pole gake gake, ntabwo ari menshi ariko arahari yo kwimeza neza, nta kugenda n'amaguru, ukaba ugomba kwambara neza gake gake. So ni byinshi ariko nyine iby'ingenzi umuntu agenda abibona pole pole. Nkubaza akabazo k'amatsiko kandi usengera he? Yewe ubundi ngenda ndi umurokore uko numva babivuga, nsengera muri ADPR gusa aho hari igihe niyo ngo nkajya n'ahanyegereye bitewe urumva nuko nshaka wenda gusenga mfite izindi gahunda nkavuga ati ninjyariya ndasenga wenda amave kare mpita ngera mu rugo. Gusa nyine ndi umurokore nsengera muri ADPR. Usenga inshuro zingahe mu mwaka? Niba utatubeshye vugisha ukuri. Urebye nko mu kwezi nsenga nka 3 cyangwa 2. Mu mwaka ubwo mu mwaka nimba wenda mu mwaka ubwo ni nk'inshuro nka 40. Ni nyinshi gusa nyine ko buri munsi umuntu abasenga yeragiza Imana tu. Kuko urebye nabi wanapfa udasenze. Ukarama tugira ngo wenda n'umuntu nanapfa azagende byibuze kuko gusenga ari ibintu byinshi biturinda byinshi cyane kweli. Ni iyihe mpamvu ituma umwisilamu ashobora kuba yarongora abagore barenze 2? Kumva ko ari ibiterwa n'iki? Nyine nuko abantu nyine banihangana, nanjye sindaba umugabo tu, ariko nanjye numva gushaka umugore umwe urumva mukabana urumva imyaka 1 imyaka 2 imyaka 3 mba numva ari hatari. Gusa wenda nyine bibaho. Washaka nk'abangahe? Sinzi ko wenda nashaka umwe ariko nyine uvugisha washaka bangahe? Nashaka wenda ari njye nuko ntari umwisilamu, nashaka nyine ndi umwisilamu nashaka washaka bangahe? Sinzi umubare. Barenze 3 se cyangwa barenze 4? Wenda barenze umwe, wenda umwe yagize ikibazo ariko wenda barenga umwe. Ubwo tuvuga ko ari 4. Bane baba ari benshi nanone nawe byabaye Imana. Nese ubwo dufashe 2, dufashe 3, dufashe bangahe? Bikadufata umwe nyine tu nyine nuko nyine itegeko ry'Imana riba ni ukubahiriza amategeko y'Imana. Kandi umwe mutabana karamata. Umwe se ushobora kubana byaterwa n'uburyo mwahuyemo. Ubu se ntushobora gushaka umugore bigutunguye ejo bundi akagenda kubera ko nta mategeko mwagiyemo. Ndetse ntabwo yomba umuntu ushaka umugore umwe akazagenda agashaka undi, wenda nibwo n'ubwo buryo bwaba ariko wabishyize mu mategeko mwasezeranye nyine uremera mukabana, nta kundi tu. Nta kundi musaza. Ariko bajya bavuga ngo abantu bafite taye nk'iyawe kabisa bumva ngo bakunda abagore babyibushye. Ndabeshya? Yanjye simeze gute? Urananutse. Ese uburege tube ndimo hagati man, ntabwo nanutse na nubwo mbyibushye ndari bagutunga nuza kamera turebe. Usubwo kurabyibushye koko papa? Ariko ngiye ntabwo niyizi G. Ngiye babona nareba ubwo niyo umuntu ambwiye ngo ndananutse nibazana ari kubikuba niko ubona ubyibushye. Mba naragenga nuko nyine ubundi umwe mwana wakwiruka kase yikora. Reka ariko nge nkora karimo karemse naso naguri kukabona. Reba usibe gukora ariko akaboko ko karimo mwana ngenda. Ubyibuho wawe uri ku kihe kigero? Wenda tuvuge wenda nk'igitube gishobora kuba gifite nk'umubyi wenda kuri 80%.
nkanjye byibura ndi nko muri 50-60 gutyo. Ntago ndi wa mubyibuho ndabyibushye ariko nyine ntago ndengereye cyane tu. Ariko nandi mu bantu babyibushye. Ku bagore none ukunda umugore unanutse cyangwa ukunda umugore ubyibushye? Man, ibintu uri kumbaza. Man, ngiye nkunda umugore ubyibushye man. Ubyibushye mu ruhe rugero? Nyine ntago ari hari abagore nyine yabyibushye. Urumva nyine wa wundi ubona kabisa ukavuga turi ni mu rugero tu, ariko nyine ewa nawe ni fresh nari baba ari neza ngana ngabo nkunda n'aba tujya kunga nabo. Ariko nkubajije ubundi ku mugore nitaniba ubundi ufite umusheri ubundi? Asi cyo kibazo. Nkubajije umugore gushaka kuba ndi kuguha umugore na usanzwe umufite? Sinzi ko nakubwira wenda ko ntamufite cyangwa se mufite, gusa nyine biracyari muri process bro. Ni hafa nta nivu uzatera. Ayo makuru ndayagutangariza vuba ahangaha ntari. Vuba ahangaha ndaguha amakuru ahagije kabisa. Imana ishimwe niba nawe ufite ibyo byose buriya niba adahari abantu mukurikiye umuhanzi nizere ko makanika muramubona, niba yanze kumuvuga ubwo nawe uhari, ubwo we mumushake umujamba asigaye afite amafaranga urumva, ubwo kandi n'abagore ashaka abarenze 2 mwabyumvishe byose ndabeshya ngo waranyiyakanye wapine ibindi nkunda kubagira ibanga cyane ko kano kazi dukora kenshi tuba dukurikirwa n'abakobwa. Urumva ko ubwo bana na bose bana Dine ba Janet bande bose umukobwa abonye ni abakobwa we ntago bazi, niyo ari umufana wawe gutya akakubona n'undi arababara. Kandi twe dukeneye abafana nibo badusapotinga, ubwo se bose bancitseho urumva byagenda gute? Ni nabo bavamo abasheri ibintu pole. Ubwo rero icyo kibazo rero n'ubutaha man iki kibazo cyo kiba kinakazi bundi ase bundi ukibutse gute ko turangije interview hari kera siko wabyibagiwe ndaburiza kandi turabana story zanjye urazizi, ariko uri kumbaza ngo makanika ngo ufite ngo umusheri kandi amakuru yanjye yafite yose. harya bamukiye gitaba muri dictionnaire cyangwa bamwivanjiri? Hega naguye hasi rimwe birashoboka. Naguye hasi nitana ibitekerezo. Dusoza ikiganiro cyacu Wano gira ubutumwa nugenera ba bakunzi bawe, barimo abagabo, barimo abakobwa, barimo abasaza, barimo abakecuru bose. Fata mikoro bundo mbese ubagira ubutumwa bose ubagenera. Ikintu nabwira abankurikira cyangwa se abankunda cyangwa se n'abanyanga cyangwa se n'abamfeka cyangwa se nabamwe bakurya sini bose. Ubwo muntu urya sini ubwo abarinde. Babandi batajya bafungura nuza linkiza. Hari kera tugitangira. Ubwo ibyo ntago bikibaho. Ikintu nabwira nyine nagumye badushyigikire dutere n'inkunga mu buryo bwose bushoboka, nayo mafaranga si n'amafaranga gusa n'ibyo bitekerezo wenda nshobora gukora nabo kambwa ati makanika ruzakosora akantu, ibyo nabyo umuntu aba bikeneye, badufashe nyine mu buryo bwose bushoboka kore ibirori badutumire ni fresh nari bro. Abadukurikiye mwese ciao yari makanika. Nije pharmacy, indwara yose urwaye wowe kamenzi.